Yes, reka tubahe ikaze mwe mwese nshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radiyo ya Diaspora Nyarwanda. Mudukurikiye bamwe muciye kuri wa3.1nationradio.org, abandi kandi namwe mudukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Mwiriwe neza aho muri ku manywa muri kano kanya bitewe naho uherereye ukurikiye kino kiganiro, hanyuma kandi aho ubugorobye ubwo namwe turabifuriza kugira umugoroba mwiza aho muri hose. Nitwa Simeon Muhumuza. Muri iki kiganiro nk'uko mubimenyereye kuba dukurikira, tuganira n'abanyarwanda batandukanye by'umwihariko ariko ababa muri diaspora. Murabizi ko turi radiyo ya diaspora tukamenya ubuzima bwabo aho bari mu Rwanda, ngira ngo tunabyita intara ya gatandatu, kugira ngo abantu bumve ko n'ubundi n'abari hanze y'u Rwanda ariko ari abanyarwanda nabo n'ubundi aba ari abanyagihugu kandi n'ubundi bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umutumirwa wacu nawe uri muri diaspora, yitwa Padiri Uwimana Jean François. Uyu tugiye kuganira nk'uko nabivuze ni padiri, amaze imyaka igera ku 10 ari umupadiri muri Kiliziya Gatolika muri Diyosezi ya Nyundo. Gusa kuri ubu ari gukurikirana amasomo mu gihugu cy'Ubudage, ndetse ni naho tuvugana aherereye kuri ubu ngubu. Uyu mupadiri tugiye kuganira Uwimana Jean François yamamaye cyane hano mu Rwanda ubwo yinjiraga mu muziki aririmba injyana ya hip hop. Icyo gihe benshi babifashe nk'ibintu bidasanzwe ku muntu wiyeguriye Imana. Kuri ubu rero niwe tugiye kuganira nawe kugira ngo tumenye byinshi kubimwerekeyeho ndetse n'ubuzima abayemo nk'umudiaspora. Niba twumva neza unadukurikiye, Padiri Uwimana, tuguhaye ikaze hano kuri Nation Radio. Murakoze, ndabumva neza, ndabakurikiye kandi murakoze kuduha ikaze kuri radiyo yacu. Ubwo ngubwo muri rusange abatumiwe bose ubwo twabaye nk'umuryango. Yego. Hanyuma nagerageje kubwira abantu mu ncamake Padiri Uwimana tugiye kuganira uwo ari we, ariko noneho ushobora kwibwira birambuyeho ku badukurikiye. Ubundi Padiri Uwimana Jean François ni muntu ki? Ndumva ntari bwongereho byinshi, amazina bayavuze. Nitwa Jean François Uwimana, nkaba ndi umupadiri wa Diyoseze ya Nyundo mu Rwanda. Ubu ngubu rero nkaba ndi kugira imyaka 10 padiri, ko nahawe upadiri muri 2011. Nkaba naravukiye mu Rwanda nyine, hanyuma ubu ngubu maze kurangiza amasomo yanjye mu Rwanda nkaba na padiri, nkajya mu butumwa mu maparuwasi atandukanye, mu Hororo, mu Buga, Kora. Ubundi mu Budage nabanje kuba ahantu hitwa Bad Neustadt niga Ikidage. Ubu ngubu ndi ahitwa Erfurt, nkaba ubu nyine ndi mu bapadiri ba Erfurt, aribwo mfasha, ariko ndi no kuri universite niga nkomeza amasomo yanjye, ngerageza gusatira urwego rwa za doctora n'ibindi byose byashoboka uko nzabishobora. Nkaba rero nk'uko wanabivuze ndi umuririmbyi cyangwa se nkunda kuririmba. Nkaba ndirimba mu by'ukuri injyana zigezweho, ariko nkoresha amagambo y'Imana. Nicyo kintu nashatse gukora kugira ngo mfashe urubyiruko rukunda ibigezweho, ariko akenshi na kenshi ku giti cyanjye nabonaga iyo angle itarimo cyane yo gufata ibintu bigezweho tugashyiramo ubutumwa bw'Imana. Nkaba ari icyo rero nagerageje gukora, nk'uko bivuze, ngakora rap, ngakora zouk, ngakora reggae na R&B. Injyana nyinshi ndazigerageza kuzikora. Nkaba rero nkunda nanone siporo kugira ngo n'umuziki nshobore kuwukora neza nk'uko natangiye gukina nkiri umwana, n'ubu ndacyabigerageza. Nkaba numva muri makeya ubu ngubu nkaba nyine ndi mu Budage aho nkomeje amasomo yanjye. Yego, hari ijambo abakristu basanzwe, niba ariko nabivuga, bakunze kubaza abihaye Imana cyangwa se abari mu murimo wo kwiyegurira Imana, bati ese umurimo w'Imana uragenda aho ngaho? Ubwo nawe Imana uragenda? Biragenda rwose, ubu maze kumenyera nyine uko nabivuze. Ubu nkigera hano ntabwo biba byoroshye, urumva niyo wazana n'umuzana mu Rwanda ukamubwira ngo nawe padiri ajye asomera misa abantu, uzi ko padiri asoma misa nicyo cya mbere.
akigisha. Ubwo rero kugera hano byansabye amezi manza 6 kugira ngo ntangire kuba natangira kuvugana nabo, kugeraho ku rwego rwo kuvuga ukajya no kwigisha ntabwo biba byoroshye. Cyakoze nshimira Imana ko umenya kwiga indimi bitangora cyane. Nkaba rero ubu ngubu ubutumwa rwose bugenda nkuko nabivuze, nkaba ndi mu bapadiri ba Yafote, akaba aribwo nkora ubutumwa ntari mu ishuri, ndabafasha gusoma misa n'andi masakaramentu byose. Ubu ngubu nkaba bigenda numva nta kibazo ubu ngubu. Yego, umuntu yakwibaza, Padiri Jean François, wageze mu Budage ryari? Naje barya byitwa iki mw'iki ry'umwaka, ndumva hagiye gushira imyaka 2019. nari nje muri concert yitwa African Festival ibera iyorganizwa n'abantu groupe y'Abadage iba hitwa Bagnostadt. Abantu bayorganiza rero sinzi ukuntu bigeze kuza mu Rwanda, basanga nakoze concert, bifuza ko niwabo nazahaza. Ubwo rero naje muri iyo concert, hanyuma irangiye mpita nkomerezaho nyine kwiga Ikidage, nkomerezaho muri uyu mwaka nyine natangiye no muri university. Yego, nk'abandi banyarwanda bose cyangwa se n'abanyamahanga muri rusange, buri muntu ugeze mu gihugu kitari icye, wenda agiye kukibamo cyangwa se niba agiye kugisura, hari ibintu runaka bimutonda. Wowe wenda watubwiye Ikidage wabanje gufata amezi 6 yo kukiga, ariko muri rusange ni ibiki byagutonze ugeze aho ngaho mu gihugu kitari cyawe utari umenyereye? Nk'uko nabivuze, amahirwe nagize ni uko naze nsanga groupe y'abantu bari barambonye ndi mu Rwanda, byaranyoroheye. Ariko kuza nyine ahatari uhita wumva niko wabigenza gute. Ni nk'umuntu uba uri ahantu amenyereye nyine, nk'uko nyine biba bimeze, ugahita umushyira ahandi hari ubushyuhe, hari ubukonje bitandukanye n'ibyo yabagamo n'imico, noneho ushyireho n'icyo ngicyo cyo kuza ukajya mu bantu ugahita ubikirage, kandi ufite imyaka myinshi cyangwa ihagije yo kuba uvuga, ugahita ugomba guceceka utakivuga wihuta kubera ko nyine ururimi utaruzi. Nicyo kintu cya mbere gihita kikugora kugira ngo ushobore gukomunika nabo. Urabizi, nature humaine, communication ni ikintu gituma wisanzura ku bandi nabo bakwisanzuraho. Ikindi rero gihita kigorana ni ukurumva imico iratandukanye. Muri uko nguko uba ushaka kuvugana nabo, uba ushobora gukora amafopa menshi, ukaba wakoresha nk'ijambo wize uwo munsi ugahita urikoresha ku buryo butambamye. Urabizi no mu Kinyarwanda ibyo twita nk'ibishego, umuntu ashobora kuza akiga ijambo agahita arikoresha nk'ahantu, bigahita bigira uko kwigengesera cyane. Rero nicyo kintu kigorana. Noneho nka padiri urumva usabwa indi reserve nanone kugira ngo hatagira indi reputation utanga, kandi nanone nk'umuntu uvuye ahandi uhita utangira nabo ariko ubona babishaka kubigusomamo ko uko bari bukubone. None na padiri bari umuntu ugaragara, bashobora guhita baha image aho uturutse, none ubwo umuntu akigengesera rero kugira ngo ari ubwo atisebya agasebya n'aho avuye. N'ibyo ngibyo, ibyo nicyo kintu nabonye gitonda umuntu cyane. Hanyuma mbaye concret cyane, ubwo ururimi ruragorana, imico yabo mishyashya, noneho n'utuntu dusanzwe nuko ku meza uko barya ibyo barya uhita usanga ari ibindi, kuko hano ntabwo wapfa kubona ibishyimbo, ibirayi. Hano protokole zabo ku meza ziba zimeze nk'izo muri hoteli, ukabona ko ubuzima babamo akenshi uhita ubona ko bumeze ukundi kuntu. Indi critère nyine barerewemo, nk'ikintu navuga, urabona twebwe muri Afurika tumeze nk'ababa muri nature. Ubu abantu bo muri Afurika akenshi haba hafunguye muri Afurika. Umuntu aba asohoka hanze, ubona abantu bagenda ku muhanda benshi. Hano abantu benshi baba mu mijyi ahantu hamwe, hanyuma na klima ikabempoza ko bashobora kumara igihe kirekire mu mazu. Ugahita ubona ko ubuzima umuntu ahita abufata ukundi kuntu. Ni ahantu firigo zigomba gukora cyane, kuko mu gihe cy'ubukonje abantu baba bari mu mazu. Ubu rero bigahita bitandukana n'umuntu wari umenyereye kuva mu gitondo ukigera ukagaruka igihe ushakiye. Hano ntabwo uhita imita ibindi, uhita ugomba kumenya amasaha utahira, igihe uragira mu nzu, kuko ugumye hanze n'imbeho yakwica. Guhora mu nzu rero uhita ubona ko bita bitandukana, ubuzima bitaba ubundi nk'ubw'umuntu uvuye kuba uko ashaka hanze agenda ari libre, agahita amera nk'ufungiranye ukuntu, ko urumva bita bigabanya muvoma.
iyo cyane cyane klima yateye ikibazo. Nkaba navugaga ko nyine ubuzima buhita buba sofisitike ukuntu ukavuga ko ugomba kubara igihe cyo gusohoka, kubara umuriro, amafirigo, kurya ibiryo byo muri firigo bihita bitangira nyine kubera ikindi kibazo bikagusaba kumenyera. Nicyo ngicyo navuga. Yego, hanyuma hari ikintu kijya kibaho, ntabwo ari hose, ariko abantu cyane cyane b'Abanyafurika bagiye mu bihugu byo mu Burayi no muri Amerika, usanga hakiri hamwe, hakiri rasizme cyangwa se ivanguramoko. Noneho wowe wanagezeyo usoma misa, uri umwirabura, ntabwo byakubayeho ngo uhure n'ako kantu bakuzaneho wenda ivanguramoko n'ibiki, bati umunyafurika uje aha ni ibiki n'ibiki? Nyine rumva nanjye banje no guseka, ibyo bintu nyine ni ikintu kihaba, ni uko twita rasizme tukayita, ikagaragara cyane nyine ku bazungu, ibyo bita ngo abera, njya mbona atari umweru kuko mbona badasa umweru, ku bazungu tukabona kubera ko bari muri sosiyete iri develope cyane, akenshi bakunze gufata abirabura nk'aho ari umuntu wagombye kuba ari hasi. Nk'ikintu gitangaza nyine nk'ubwo iyo bambonye mu nzira babona nsa n'abandi ngenda, kuko ubona uri gusoma misa babona utari na mukuru cyane bahita bikanga bakibaza niba waravukiye aho, cyangwa bakibaza nyine, urumva badufiteho imaje yo kuba turi abakene cyangwa turi na sous-develope ukuntu, cyangwa tutazi ibintu byinshi, uretse ko nyine bigenda bigaragaza indi realite nyine. nk'iyo umuntu aje hano bakabona ikidage bagishobora, kandi bo wenda kwiga ikinyarwanda byabasaba igihe kirekire, bahindura imaje. Ariko icyo kintu ubona kikirimo kubera ko nanone urumva hari abantu benshi bazi n'aha bahunze, hari abantu benshi muzi histoire z'abana baba bari illettrés, batagira n'ishuri na rimwe, baca mu mazi biyahuye, nta muzungu wari wiyahuraga na Afurika. Abantu benshi bahunga bazi n'aha, ku buryo ubona ko bumva ko ubuzima bwabo buri kuri stade iri hejuru, ngira ngo nicyo kintu kibitera. Noneho umunyafurika we bakumva ko akenshi aje ashaka nyine kumererwa neza kurusha uko yari ameze. Hanyuma warumbajije niba njyewe nta kibazo nagize, nakubwiye ko amahirwe nagize ari uko naje nsanga abantu b'inshuti bambonye imbere. Urumva abantu basuye Afurika akenshi baba bari ouvert, ariko ntagiye kubinyura ku ruhande byo icyo kintu nakibona nk'ugeze mu bantu utazi bashobora kukwikanga. Ariko bazungu ni diplomate cyane, ntabwo bashobora gupfa kugaragariza icyo kintu, barigengesera, kandi ubona ko nicyo mbona tunakunze kubona twebwe wenda muri Afurika, bafite education iri strictire neza, ku buryo hari ibintu byinshi, amakosa menshi badashobora gukora, n'ubwo wenda baba bari kubyiyumvamo ukuntu, uretse nko mu kibuga niho bikunze kugaragara, kuko hariya ntabwo umuntu aba ari gukoresha kenshi na kenshi ubwenge, bari gukoresha emotion gusa, ukabona nk'umukinnyi w'umwirabura baramukomeye n'ibiki. Ariko muri sosiyete bisanzwe, uretse nk'umuntu waba wanyweye inzoga cyangwa iki, abazungu bafite ikintu cya respect rwose naturel kibarimo, n'itungo na respecta, bazamuka babatoza kubaha utuntu twose, ku buryo hari usanga umwana akuze kubera gukurira mu nzu, ikintu abona kenshi no kuvuka ari umwe, ari akantu akabeba se bamuguriye, akanyoni, agapusi, bikabazamuramo icyo kintu cya respect, ku buryo respect yo barayifite, uretse nyine icyo kintu kiba kihari cyo kumva ko abirabura abenshi baje gushaka ubuzima. Ubwo nyine niba waje gushaka ubuzima, akenshi uri hasi nyine, uje gushaka ibyo udafite, bakubona rero usoma amamisa bikabatungura cyane. Ibindi batekereza ntabwo nabibavugira, ariko ntabwo kabura mu buryo. Yego, hanyuma Padiri Jean François, umaze igihe kitari gito utangiye muzika y'injyana ya hip hop, njyewe ukiri no mu Rwanda ngira ngo twarabonanaga tukaganira ku ndirimbo zinatandukanye wabaga wasohoye. Ariko se ubona hari bamwe mu bakunzi b'ibihangano byawe cyangwa se n'abakristo muri rusange bagirwa nabyo nk'uko byari bimeze icyo gihe ugitangira? Yumva umuziki koko maze igihe nkukora, namaze ndumva imyaka igiye kuba, niba amaze imyaka indi kumara imyaka 10 ni padiri, nshobora kuba naramaze imyaka nk'itatu gusa cyangwa 4 ngahita nangira urumva umuziki cyane bikunze ugiye kumara imyaka irenga 5. Nkaba numva ari ikintu kimaze kumenyerwa, ndumva ahantu henshi ngeze ntago mbanza kwisobanura abantu benshi, ubwo nsanga banzi ku buryo ngubu cyangwa buriya. Aba numva warumbaje niba hari abantu bagikururwa nabyo cyane, byatangiye biteje ikibazo kubona umuntu wadukanye style nshyashya
mu gihe twari tumenyereye ko abapadiri Eglise Katolike ari abantu batuje nk'uko wenda kubivuga bameze gutya nk'ishusho ya Bikira Mariya, ariko gutuza inyuma ntabwo bikuraho ko umuntu yanakishima, kuko gutuza Imana ikeneye nuko ku mutima, kandi kuririmba, kubyina nicyo gitekerezo nagize. Imiziki yose, injyana zose zaririmbira Imana, umuntu apfa kubikora ashyize mu bwenge. Hanyuma rero niba hari abantu bashyashya babyiyenteresaho, nkaba numva rwose bagenda biyongera ugereranyije n'uko byari bimeze, nubwo wenda ubu ngubu njyewe ahubwo ari njyewe utabona umwanya cyane, kubera ko nyine ndi mu zindi nshingano, kwiga ikidage ukarwana nabyo biragoranye cyane, ariko numva ko abantu bagenda biyongera, kuko iyo mbonye umwanya muri indirimbo aba mbona rero, cyangwa navuga ko abantu bagenda biyongera kandi bakaba barushaho kubyumva. Ndumva aricyo nasubiza. hanyuma se ubutumwa uba wifuza gutambutsa, watubwiye ko nubwo ukora ya njyana ikunzwe cyane n'urubyiruko ya hip hop, nubwo muri iyi minsi nanagendeye no ku ndirimbo uherutse gusohora y'itari hip hop, ariko se turacyari kuri hip hop. ubona bwa butumwa uba wifuza gutambutsa muri iyi njyana wahisemo butambuka koko nk'uko ubyifuza, bukagera kubo bugenewe? Ubutumwa ndumva butambuka kuko mbona feedback nyinshi, ariko ikibazo ahubwo nshobora kuba ntari mwinshi kuko ndi umwe. Kubera ko iyi tere y'umuziki iragorana, nk'aho umunyamakuru urabizi, bisaba amapublicité, bisaba amafaranga, kandi abantu benshi kwiyangaja mu bintu batarahita bakuramo inyungu bikunze kutaborohera. Ubwo rero yaba hari nk'abandi bahise babikora ampleur cyangwa uko byari kwirangira byari kuba byinshi kurushaho, cyangwa byari kugaragara cyane kurushaho, nkaba rero nta mvuga ko ubutumwa ubwo ntanga numva rwose bugera ku bantu rwose ku buryo buhagije. Ahubwo nyine ikibazo kikaba ari uko wenda na corona wenda yajemo, abantu nabizi indirimbo zijyana no guhura n'abantu no kubona umwanya wo kupresenta bikaba byaragiye bigabanuka. Njya numva no mu Rwanda bavuga ko hip hop wenda nayo itagifite isoko ryinshi. Ibintu byinshi ubu ngubu byagiye bizamo ibintu byo kuba business, abantu bakabanza kureba inyungu iri buvemo kurusha icyo content bifite. Ubwo rero urumva muri rusange ngiye butumwa ntanga numva bugera ku bantu, ariko izo mbogamizi nawo uwo muziki wanjye ugahura nazo, wo gutuma bitihuta cyane nk'uko umuntu yakabyifuje, kubera ko nyine umuziki muri rusange ugenda uhura n'ibintu byinshi umuntu agomba kubaransa financierement, publique zitagikunze kubera corona n'ibindi, ariko ngiye muri rusange nkaba numva ubutumwa bugera ku bantu kandi rwose bikaba bishimishije. Yego, hanyuma reka tube noneho tuvuye kuri muzika yawe gato, wenda turi buze kuyisubiraho, twinjire ku gice noneho nk'umunyarwanda uba aho ngaho muri diaspora. Uri mu Budage, ariko muri rusange muri diaspora usanga hari bamwe mu bantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi bakihishe, ndetse kugeza na n'ubu bakipfobya. Ndifuza kukubaza wowe nk'umunyarwanda, nawe uri muri diaspora uba aho ngaho, urabizi, ujya ubibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, usanga ku bwawe aba bantu babiterwa n'iki? Ibijyanye n'amateka y'u Rwanda n'uko abantu bari hanze babifata, ubona koko bitandukanye n'uko umuntu yabifata ari mu Rwanda. Icyo nahita mvuga rero ni uko tugifite intambwe yo gutera. Ubona ko abantu bari hanze akenshi, ariko n'abari mu Rwanda wenda, nubwo ntashaka kugira uwo ncira urubanza, abantu abanyarwanda tuvuge gutyo muri rusange, ariko ntangira turacyafite ikibazo cyo kubona umuntu nkiba na padiri ntari nanaza n'aha ngaha, ujya gusoma misa ahantu abakristu, ariko akaba ari indwara cyane cyane y'abakuze, kuko abato akenshi bahita batangira kureba ngo n'umupadiri ngo nkangiye kuvuga ngo ni umuniga cyangwa ngo niki, babazanira umupadiri ushaje, batuzaniye igisaza none wapi tugiye gusimbira, bakakubonamo uko bari kukwiyumvamo icyo uri bubakorera. Ariko abakuru kubera n'amateka banyuzemo, akenshi usanga umupadiri aza, hari imvugo n'abakuru banjye bambwiraga abapadiri ko utangira kuvuga, abantu bagatangira kuvuga ngo ni akacu cyangwa ngo si uwacu. Ugahita ubona ko abanyarwanda kenshi turakigabanyamo ibice,
nubwo tujya tuvuga ko ngo abazungu ngo baje ngo bakabyongera ariko nkaba numva twagombye no kurenga iyi etape kuko njyewe sinjya nambivuga ko umuntu yaza akancuka hanyuma nkaguma nyine niba nzi ko umuntu yacuka nkabyemera niba ko umuntu aba andusha ubwenge iyo nkomeza rero kurata ko bancutse ngiye ku giti cyanjye ni pozisiyo yanjye mba numva ndi kurata ko ntazi ubwenge kandi tuzi ubwenge buhagije nkaba numva ikibazo cya mbere ari uko tugomba kurenga kuri etape yo kumva ko hari umuntu wadutekerereza cyangwa wadushyiramo ibintu natwe tuzi ko bitaturimo ariko icyo kintu nk'uko warubivuze bikaba bigihari ku buryo nyine urumva uba padiri urabona ntabwo ndi umuntu w'ejo bundi ariko ukaza wajya kubwira abantu bagahita batangira gushaka ko ufata pariti iyi ngiyi cyangwa iriya ngo ni uwacu cyangwa si uwacu ugahita wumva ko abantu bafite ahantu baziritse mu bintu babayemo mu mateka babayemo bikabacamo ibice kandi bakaba badashaka kuharenga bikaba bibabaje kuko nyine nk'amateka yacu niyo jenoside yabaye nta muntu wo ku ruhande waje kuyikora ni abanyarwanda ubwabo bagiranye ikibazo barabikorera bicamo ibice bamwe bica abandi noneho ugasanga nk'abahano cyangwa abo hanze umuntu ahura nabo nyine aba hamaze wenda iminsi ushobora kuvuga bagahita bakubwira ngo harya wowe uje ryari igihe uziye bagahita bavuga ati uri uwo kwa kanaka wowe uje kutuneka bakaba babivuga gutya abaje vuba na wenda bakaba bavuga ngo uri uwacu ugahita wumva ko ni ka ebyiri zibaye opoze icyo natangiye mvuga turacyari hasi mu myumvire bikaba bitenge bintera isoni n'agahinda kubona tukiri kuri iyo nivo byo kwicamo ibice twebwe ubwacu ikintu cyabaye kigaragara aho kugira ngo umuntu avuge ngo iki kintu ni kibi ndacyanze dushaka icyiza ahubwo tugakuma kuri iyo ntuza iyo background kwicamo ibice yo gusigana yo gutukana yo kugira nk'abantu numva rero ikibazo gihari wambwiye ngo icyo mbibonaho nk'umupadiri mbona ko twagombye kuroviza niba ari edikasiyo simbizi imyumvire iri hasi kandi ibyo zose bikirira muri edikasiyo nibyo nakubwiye ngo abazungu uraza ukabikanga kandi koko bakubona ukundi nta nubwo ubusa nabo ariko edikasiyo yabo uretse umuntu waba ari mu yindi wenda yanyweye inzoga cyangwa ari nko gufana ku buryo akoreshwa na emosiyo ubona ko edikasiyo yabo imeze ukuntu ibafasha gutuma hari nivo bageraho njye nkaba navuga ko rero twebwe abanyarwanda niba twese bazadusubiza mu ishuri ariko nkuko nabivuze abenshi ni abafite imyaka myinshi abatoya babona ko ikibababaje ari uko bazabona akazi ubuzima bazabaho uretse wenda abakuru babashyiramo ibindi bintu bakababwira ngo buriya impamvu bitameze gutya ni uko ari uri muri iyi gurupe n'iriya abatubona ikibababaje ari ukureba ubuzima bwabo ko bazabubamo neza kurusha uko byari bimeze mbere ariko abakuru benshi nyine bumva icyo kintu kikirimo cy'imyumvire cyo kwicamo ibice rero ntatinze mu magambo ikibazo ndakibona mu myumvire ni imyumvire yagombye guhinduka ikibi kikumva nk'ikibi icyiza kikavugwa nk'icyiza hanyuma nanone ntagiye guca urubanza hakazamo n'ikintu burya iyo urusha umuntu ubwenge ikintu akenshi umurusha ni uko umwumva kurusha uko wenda yakumva nacyo kikaba kigomba kuzamo iyo dukora dialogue kuko hari igihe wumva dialogue zimwe na zimwe tuvuge niba dufashe parite ebyiri y'uwakorewe nabi n'uwakoze nabi iyo hatagize umwe ugira imyumvire cyangwa ubwenge buzamutse kurusha undi bakaguma bose kuri etape yo kuvuga ngo warankubise nanjye wandebye nabi bituma ngukubita bakaguma kuri etape ntihagire uzamuka ngo anazamure undi birakomeza bikaba ikibazo nkaba mbona ko rero ikintu gikenewe ari uko abantu bazamuka nk'uko nabivuze niba bazabasubiza ku ishuri hose simbizi ariko kiracyari ikibazo kiri muri formasi ibaye iriyo edikasiyo ikaba iri strong ukuntu ku buryo yoriyanta umuntu kuba niba ikibazo ngitinzeho ubundi kwiga ni iki kwiga ni ukuba nakiga nkashaka kurenza aho abambanjije bagejeje kugira ngo ngire icyo nongeraho ariko ubona ko kuri edikasiyo ya imanisme kuri twebwe nk'abanyarwanda icyo kintu kikiri hasi hari ibintu bigisigaye hasi kandi abantu bagishaka gukurura bamanura ngo bisubire hasi kugira ngo bazamuke bajya imbere aba numva aricyo nabivugaho imyumvire iracyari hasi wowe wenda nk'uko watubwiye ko ubibona we haba hari nk'urugero wenda byigeze bikubaho aho ugereye aho ngaho uhagire nk'ukubwira tuyi ni uwacu uyu si uwacu hari nk'urugero waduha urugero ntagize umuntu mvuga mu izina rwose ibyo ngibyo
byarabaye nkigenda ngira ngo nshobora kuba nakoze n'ikiganiro hari umuntu wese yandikaho ngo ngo ubwo agiye ngo agiye kurwanya ngo ubutegetsi, hanyuma undi ahita asubiza ngo ahubwo ngo ubwo agiye ngo baramwohereje. iyo ni ka ihita igaragara. na hano nahuye n'umuntu umwe umunyarwanda, ni rimwe sinabo ngize amahirwe kongera kumubona, ariko tukiganira yarambajije amakuru ni meza, hanyuma tukimara kuvugana mpita numva ahita ashaka nako ahita agabanya amagambo, kuko uko yari ari kuvuga yumvaga ari gushaka gufata parti cyangwa iyi ngiyi akumva ngenda cyari umuntu uri netre udafite ibintu nshaka gutangira kuba nko gufana. mbona discours itari kwihuta, kuko abantu benshi nicyo navuga giteye ikibazo, umuntu aza kuvugisha ashaka ko uko ari kukubwira uhita ufata iyo discours ye ukamufasha kuyiha imbaraga, aho kugira ngo utekereze unamusubize agahita akwishisha. mbese ibyo narabibonye rwose nta mahanga riri. ariko nkuko nabivuze, amahirwe tugira abakiri batoya ubona ko bitari hejuru cyane, kuko abakiri batoya bahangayikishijwe n'ubuzima bw'ejo uretse kurusha ayo macakubiri yabaye bya mbere agateza n'ibibazo byinshi. Yego, hanyuma ngira ngo ntabwo ari igihe gitoya ariko nta nubwo ari kinini cyane Kiliziya Gatolika yemeye ndetse ikanasaba imbabazi zaba mu bihaye Imana bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. uyu munsi nakubaza wowe nk'uwihaye Imana, ibi Kiliziya Gatolika iherutse gukora wabibonye ute, wabyakiriye ute, ubibona mu yihe mboni yawe? ikintu navuga, ubundi ibintu binini akenshi muri Kiliziya bikunze kuvugaho n'abasenyeri. abasenyeri bagafata pozisiyo bakabanza kwiga ku bintu bakavuga ngo turakora gutya. uzi ko atari n'ikintu cyihuse kugira ngo abasenyeri bavuge ngo turasaba imbabazi tuzisabira abantu bamwe muri Kiliziya bakoze amakosa. icyo kintu akaba ari ikintu kinini kireba na institution, ariko nk'uko abasenyeri babivuze ntabwo institution yagiye ngo ikore icyaha, ariko Kiliziya uko imeze, Kiliziya yemera ko irimwo ababi n'abeza. iyo habonetsemo umuntu mubi rero ntabwo Kiliziya imujugunya, ahubwo ishaka kenshi ko yagaruka. mbibonamo rero intambwe yo gushaka kwereka ababa barakoze nabi muri Kiliziya ko nyuma ya shoke abantu benshi baba bari kureyajisa bakurikijwe umujinya, agahinda n'iki, ko abo bantu bagombye nabo gutekereza niba bumva nicyo kinagoye cyangombwa kubanza kwemera ko wakoze ikosa, bumva ko bakoze nabi bagombye guca bugufi. kuko na shitani ngira ngo manza nicyo kibazo ifite. shitani ntago yakemanza itemera ko ari shitani, ishobora kuba yakica n'umuntu ikavuga ko ikoze neza. Kiliziya rero ngira ngo n'urugero yashatse gutanga nka institution inabikora neza, ivuga ko yerekana ko umuntu niba akoze nabi yagombye gusaba imbabazi batanagombye kubikwingingira. Kiliziya ikongeraho n'ikindi tunigisha ko burya kugira ngo imbabazi ziboneke ni byiza ko haboneka no kuzitanga. iyo umuntu iyo nkuko nabivuze ngo iyo turi babiri dufite icyo turi gupfa, ngewe wahemukiwe nkaba mfite umutima wagutse kukurusha, hari igihe bigufasha kurushaho. Kiliziya rero nkaba numva ishaka kugira ngo abo ngabo bakoze nabi ibereke ko umutima wayo ucyagutse kugira ngo bakire, ariko bafite umutima wo guhinduka. na penitensiya niko isabwa, umuntu agenda akavuga ngo nshaka kwisubiraho, ntabwo umuntu bamukubita inkoni ngo gira gutya. nkaba numva ari intambwe yo kugira ngo abantu batere bagana nyine ubwiyunge, abakoze nabi bicuza kandi n'abagiriwe nabi bagerageza gutanga imbabazi, hanyuma ubuzima tukongera tukabusanasana. ahubwo ibyo byabaye bikatubera n'isomo ryo gutuma twiga cyangwa duteganya ku buryo ibyo bibi bitakongera kuba. aho ni naho nari ngiye kuhita nkubaza nti se usanga ibi bihagije cyangwa hari indi ntambwe ikwiye guterwa? kuko hari abapadiri benshi cyangwa se abihaye Imana muri rusange bakoze jenoside yakorewe Abatutsi gusa, ariko hari n'abarokoye abantu, ariko hari abayikoze. ariko reba igihe byafashe kugira ngo Kiliziya imbabazi
mu izina ryabo, ariko se iyo urebye ubona ibi bihagije cyangwa hari indi ntambwe ikwiye guterwa? nk'uko natangiye mbivuga, navuze ko mu by'ukuri hari evenoma zaba nziza cyangwa mbi, ibintu biba kuri iyi si cyangwa mu buzima bw'abantu, bigatera shoke iremereye ku buryo no gutera intambwe ubirenga, kuko nyine biba byagize reperikisiyo nini, nabyo bisaba umwanya. ngira ngo nyine byafashe umwanya kugira ngo kiliziya inakora ibyo yakoze. hanyuma warumvaje niba numva bihagije, mwatangiye mvuga ko mu by'ukuri ibyo kiliziya yakoze ni intambwe, ariko ikibazo tugifite kuko ibintu bitangirira ku bantu individuellement, turacyafite ikibazo mu myumvire yo kuba abantu bafungutse mu mutwe, yo kuba abantu bazi ubwenge, niba ari uko nabivuga, kugira ngo n'ibindi bishoboke. nk'ubu urugero nahita mfata, birababaje kubona mu kinyejana cya 21 manza abantu batuye hamwe bashobora gufata imipanga bagatema abandi. nta nubwo bibabaje gusa, biteye isoni kubona generasiyo turimo hari umuntu bagifite iyo violence imeze gutya, mu gihe hano za Burayi na hehe bageze ku rwego rwo kurengera n'inyoni iguye hasi. twebwe tukaba twari muri 94 twari tukiri ku rwego rwo kwicana. urumva ko ni ikintu kikiri hasi cyane, mu gihe hano n'ipusi n'inyoni umuntu atatinyuka kuyica. nkaba numva rero ko ikintu ngewe numva ikibazo kikirimo cyasubiza n'ibindi byose uretse n'icyo ngicyo n'ibindi bibazo byinshi, ni ikibazo cya formation y'abantu. formation dufite niye guturuka muri famiye, tukaba abantu bafite imyumvire hejuru. mu by'ukuri mu ijambo rimwe, imyumvire haracyakenewe indi ntambwe mu myumvire kugira ngo ibintu bikemuke. imyumvire iri hejuru, ibibazo byose birakemuka. umuntu ufite imyumvire iri hejuru yakoze nabi, iyo yibeshye asaba imbabazi. umuntu uzamutse mu myumvire, iyo ari kubona wowe utumva neza, we agerageza kukuzamura. nkaba numva ari icyo ngicyo rero, ntabona ikintu nkivugaho ngo mvuge ngo nabibara gute, ariko nkaba nagira icyo nifuza, nkaba nakifuza ko abakiri batoya rwose babaho ku buryo buzamutse. ibyo byabaye byatubera isomo byo kwibaza, kuko biteye isoni. hano iyo mganira n'abazungu baba baseka, baraduseka, baratubwira ngo abayahudi bakorewe jenoside, ariko yakorewe n'abandi bantu, yakozwe n'abandi bantu, kandi nabyo bigatera isoni kubona umuntu yafata undi akamwica. naho twebwe abanyarwanda bamwe bagapfa iki, ngo ntibareshya, ngo amazuru, ngo baturuka hariya, kandi wabireba nuza ugasanga aho umuntu yishe undi ari kugira ngo atware iki, amwambura amafaranga 1000 bingahe, akaba aramwishe. nkaba numva ko rero tugifite, niba ari ubukene bubitera, ntabwo nzi ukuntu ndabivuga rwose, ariko mu ijambo rimwe turacyari hasi. si twese nk'abaguye muri icyo kintu, ni preve yuko hari imyumvire yari iri hasi cyane. kubona umuntu kubara ibintu ntabwo mba ndi kubyiyumvisha, ndi kubyiyumvisha ukuntu umuntu yafata undi akamwica amujijije. ntabwo byumvikana. imyumvire ikeneye kuzamuka. nsubije ikibazo wambajije rero, haracyari intambwe yo guterwa, ahubwo umuntu yakibaza niba koko tugenda tuzamuka mu myumvire koko. wenda twabaza komisiyo ibishinzwe uko igenda ibibona, bajya babara imibare, ubwo ikisigaye no gupuruva niba koko ari umuntu akajya hasi, nk'uko nabivuze mu bantu individuellement, kureba niba koko imyumvire igenda izamuka ku buryo wabaza umuntu uti ubona koko kanaka ari mugenzi wawe, cyangwa uracyamubonamo cya kintu cy'ubwoko n'iki n'iki. nkuko nabikubwiye, uvugisha umuntu agatangira gushaka kugushyira kuri pariti imwe cyangwa indi, cyangwa agahita yifata kubera ko ngo atazi uruhande ubugamiyemo. ukibaza ukuntu abantu bava mu gihugu kimwe, abantu bavuga ururimi rumwe, buri gihe bumva bagomba kuba bari mu ibice, mu gihe twagombye no kurenga ku buryo ahubwo na Afurika ubwayo, nk'uko n'abazungu badufata iyo babonye dufite uruhu rusa gutya, bumva turi abantu bameze kimwe, ko no kudutandukanya ntibiborohera. twagombye kugera kuri urwo rwego na Afurika ubwacu twumva turi abantu bamwe, naho twege mu gahugu kangana gutyo tukaba tutari twagera ku rwego twumva ko turi bamwe. aba numva ari icyo ngicyo kigikeneye guterwaho intambwe. leta rero hari igihe ifatanya n'abanyamadini kugira ngo bakangurire abayoboke b'ayo madini atandukanye mu bukangurambaga butandukanye, cyangwa se no gukuza iyo myumvire. ariko nakubaza nti wowe
nk'uwihaye Imana, usanga ari hehe leta n'abanyamadini bakwiye gukomeza gushyira imbaraga kugira ngo iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeze gutera imbere, kubera ko hari ababibona nka politike. Iyo leta yafatanyije n'amadini mu kwigisha cyangwa muri ubwo bukangurambaga bw'ingingo zimwe na zimwe ziba zinakenewe mu bakristu, kuko ntabwo umukristu iyo avuye mu rusengero hari ubundi buzima abamo busanzwe. Wowe usanga ari hehe bakwiye gukomeza gushyira imbaraga kugira ngo iyo myumvire ikure? Ejo narebaga ikiganiro cy'umuntu w'umuhanga ukora ku bya politike, aravuga ngo ubundi idini yagombye kuba umutima w'igihugu. Ikintu nahita meraho, tugira ikibazo cy'uko ubu ngubu nko mu Rwanda harimo amadini tutamenya umubare wayo. Ibintu rero byavugirwamo n'ibikibumba biteje akajagari. Cyakoze dufashe icyo kintu kiri ensemble, abantu basenga, simvuze ngo bose baba gatolika cyangwa baba abayisilamu cyangwa baba barokore bose bava ku nzoga, si cyo nshatse kuvuga. Ariko iyo mbere na mbere ku bijyanye n'amadini harimo akajagari ku buryo ubona bidafite direction, nk'uko nari mbivuze ngo idini cyangwa kwa kwemera kwagombye kuba umutima w'igihugu, bihita bizamo akajagari ko ntabwo umuntu yagira imitima itera inshuro 600 ku munota cyangwa ku isogonda. Nicyo cyambere cyagombye kubanza kugira umurongo muzima. Amadini ntaba akavuyo cyangwa business umuntu bajya bavuga ngo babaje ngo wabuze akazi, ngo uramubwira ngo wabuze ngo n'akadini ushinga, urumva ko kibaye ikibazo. Ntabwo aje gufasha abantu ku mutima, ahubwo aje gukora business. N'ibyo ari buvuge ntabwo aje kububaka, ahubwo arashaka kugira icyo abakuramo. Kiliziya wenda ariyo mvugiye, nk'uko ariyo bakunze kuvuga ngo kiliziya n'amadini, kuko ari ibintu cyo kintu ubona wenda cyangwa ariyo dini riri kuba stable, n'andi madini ubona afite stabilite. Nk'uko nari maze kubivuga, uwo muhanga yabivugaga, kuko bavuga cyangwa tuvuga ni ku by'idini tukavuga kuri roho. Leta nayo ikaba yagombye kwiyokipa ku bya materiyeri, abantu numva bitaba ikibazo ibyo bintu byombi bifatanyije. Ariko nanone ntibibe kuvanga, kuko umutima uratera, ntabwo ariko umutima wivanga n'amaguru. Amaguru bazi ko umutima uha amaraso, ariko ntabwo umutima ujya mu maguru ngo ari vuba, bikaba biri separe, bituma binakora neza. Icyo ngicyo rero nicyo numva njyewe cyagombye gushyigikirwa, ko amadini yagombye kubanza kuba amadini koko, ntihaze kuba ibintu bimeze nka business. Noneho leta ikagerageza kumva babandi bavuga ibijyanye na roho nabo bavuga ibijyanye na roho, bakagerageza guhuza ibya roho n'iby'umubiri, ko niko n'abahanga bavuga nta roho nziva mu mubiri muzima. None nabo ntihazemo gusigana, kuko niba tuniga amadini yagombye kuba abari ku mutwe wayo bafite imyumvire iri hejuru, abenshi n'abadogiteri n'ibiki. Niyo mpamvu umuntu ajya kwiga kugira ngo azamure ibintu. Leta nayo haba harimo abantu bigize iyo mirongo iri hejuru. Rero abo bantu babihuje ibijyanye n'ubuzima, leta ikabyitaho, amadini nayo akabafasha kumvisha abakristo ari nabo banyagihugu ko bya bintu byinjira mu mutima. Nkaba numva ibyo bintu byagenda neza. Ubwo rero ndabigarura muri angle ya education, igomba kutaba guforma umuntu ngo yuzuze ibintu mu mutwe gusa, ahubwo ya madini ya religion igomba kuba ku mutima kugira ngo wa muntu abifate ku mutima. Bimwe nari maze kukubwira ngo hari ikintu ntumva, ni gute umuntu yafata undi akamwica. Ibyo ngibyo mu bwenge n'umutwe gusa, ku muntu ushaka inyungu nk'uko byagaragaye. Umuntu ashobora kubona ufite inka, ashobora kubona ufite imodoka, agakarikira ko n'ubu udahari ntabwo ukura hari buyitware. Ariko ku mutima, umuntu baramuforomye ku mutima, bakamwereka ko umuntu ari ikintu afite agaciro karenze, bituma cya kibi kitagerwaho. Nkaba numva rero amadini afite gahunda na leta bafatanyije kuri icyo kintu cya education na formation y'umutima, ya bavuga ame corps, ibintu byagira intambwe bitera kandi bikagira akamaro. Yego, reka noneho mbere y'uko tugana ku musozo tugaruke kuri muzika yawe. Hari indirimbo uherutse gusohora wise Igitangaza. Muri iyi ndirimbo ntabwo yiri mu njyana ya hip hop abantu benshi bakunda. Iyi ndirimbo icyerekezo cyayo wahitubwiraho cyaje gute? Nabonye no mu mashusho harimo abanyamahanga wifashishije uri aho ngaho mu Budage, gira ngo ni ya mbere usohoye kuva ugeze mu Budage. Wahitubwiraho gatoya kuri iyi ndirimbo? Indirimbo rero ibyo kuririmba kenshi byiza mu mutwe umuntu atazi aho biturutse, ariko indirimbo nyine nko yitwa Igitangaza, akaba ariyo ya mbere nsohoye.
ndi hano hanze cyangwa anshyize hanze ndi hano hanze. Nk'uko bivuga muri video harimo abazungu bari hano kuri universite bemeye kwinjiramo, nabyo byabanje kugorana kubera ko uko banyeganyega nuko natwe tubyina tunaririmba ntabwo bihuye. Nkaba numva rero icyo nabivugaho nuko nari maze igihe nyine ndi ngerageza kumenyerana n'abazungu, kujya kuri rero twashobora kuvugana, gusoma misa iwabo no gufatanya nabo. Mu gihe rero namaze kubona ndi kugenda mfata itsinda ndavuganira no nshobora kugira ikintu nkora mu muziki, nkongera bavuga niba ari ukwiyereka abakunzi, nkongera nkagira icyo nereka abakunzi b'umuziki wanjye. Ubwo ni muri urwo rwego nayikoze, hanyuma binaza neza ko izina ryaje ari igitangaza, nubwo ryaje muri bihe bya corona bigoranye, ubuzima bugorana, nkaba ariko numva ibitangaza Imana irabikora buri gihe, no gutuma tunyura muri ibi bihe bikomeye tugakuramo indi myumvire cyangwa igisubizo cy'ubuzima bwiza ejo hazaza. Nabyo byaba ikindi gitangaza, kuba Imana iturinda muri ubu buzima, ariko tugakoresha n'ubwenge bwacu. Hari abantu babihengeka bagashaka ko Imana ikora ibintu byose ngo n'ubwenge bwabo ibayoborere. Icyo navuga rero kuri iyi ndirimbo ni uko ni intangiriro y'ibishyashya numva nshaka gukora cyangwa gukomereza. Nkuko bivuze ikaba itari muri rap, kubera ko nshaka buri gihe cyangwa gufasha abantu muri style zitandukanye kugira ngo bavuge Imana. Igitero kimwe kivuga ngo nzi kuva kera ntaranavuka, no mu nda ya mama ni wowe wambungabunze, ubeshaho byose ni wowe ubigenga, kuboko kwawe niko kubiramira, n'andi magambo akurikiraho. Ubwo nkaba numva ari amagambo y'ihumure yo kumvisha umuntu ko Imana idukunda muri ibi bihe bikomeye. Burya kuko wari umaze no kubibaza, ubwenge bushobora kuba buri gutakaza icyizere, ariko iyo umutima ugikomeye bishobora kugira icyo bigarura cyangwa biramira. Nanone atari kubikora avegre mu muntu ahumirije, nk'abantu bajya mu bintu by'amadini akenshi, ukuntu nubwo atari cyo kiganiro umuntu akoresha bwa bwenge bwe, ariko umutima iyo ugikomeye nabyo birafasha cyane. Nkaba numva rero muri iki gihe turi mu bibazo ari indirimbo ngira ngo muri abantu mu rwego rwo kubagarura icyizere, rwo kongera kuzirikana ko Imana ituzi kandi dukunda, ko dukoresheje ubwenge yaduhaye kandi tugakomeza kuyisaba, n'ahakomeye yaduha kubona ibisubizo by'ibibazo. Nkaba numva aricyo nayivugaho, iri muri style nshyashya nk'uko nabivuze, kugira ngo ngerageze gufasha abantu muri style zitandukanye kumva Imana no kumva amagambo y'Imana. Yego. Hanyuma urateganya kugaruka ryari mu Rwanda rero? Ngo abakunzi bawe wenda bafite ko badukurikiye ushobora kuba bibaza bati se azagaruka ryari? Uzagaruka? Kugaruka byo nzagaruka, ariko urumva nibwo nagiye 2019 iri kurangira 2020 nizi Ikidage. Ubundi Ikidage kugira ngo ugere kuri nivo yo kuba wumva uri kuvuga neza ni imyaka 3, uretse ko nagerageje rwose nkajya ndyama saa 8 kugira ngo umwaka umwe mbigize revo ngeze. Ubu rero nibwo ndi gutangira muri university. Ubwo nshobora gufata ntuza zo kugeraza imyaka 3 unanshena nkagira grade bampa, cyangwa habaho na grade y'5 kugira ngo ndangize muri doctora. Ubwo hagati aho biterwa na musenyeri ari uwa hano ari n'uwo mu Rwanda uko bari kumvikana ibyo bakeneye ko niga. Cyakoze hagati aho ngaho muzi ko vacances zibaho, nubwo nyine akenshi ubu ngubu ko nyine bakimaraye ibo bashaka kujya muri vacances ngo nyine nsigana nsoma misa. Hari igihe ubu ngubu ntapfa kuboneka, ariko mbonye ndi kumara nk'undi mwaka nshobora guteganya gukora nka vacances mu gihe muri porogaramu ya musenyeri ari guteganya ko natinda, nkavuga nti reka nkore basi vacances ngire uko nagaruka. Ariko kugaruka byo nzagaruka, ariko icyo navuga nuko nta press izabona ejo cyangwa ejo bundi. Ariko vacances zo igihe nabipangira, uretse uyu mwaka w'umanza bitari bukunde kubera ko na corona n'ingendo bitoroshye, ariko vacances zo nazazipanga, byo naba press igihe nazipangira nabivuga, ariko igihe kirambuye ntabwo namenya uko byanzura bizaterwa na musenyeri. Yego, reka rero tugushimire cyane kuba wemeye ko tuganira kuri uyu munsi, ariko mbere yuko dusoza wenda ushobora kuba mu masegonda make hari ubutumwa wasorezaho ku bari badukurikiye muri iki kiganiro twagiranye. Ubutumwa nta bundi ni uko nyine mu byo duhura nabyo mu buzima bwacu bwose twajya twibuka ko Imana ihari kandi dukunda. Hanyuma uko nabivuze, natwe ubwenge yaduhaye nubwo kugira ngo tuyifashe, kugira ngo urwo rukundo rwayo rukwire hose.
turushaho gukundana. Niba ibihe turimo urabizi hari abagira ibibazo kurusha abandi, hari n'abikunda bagatuma abandi bagira ibibazo. Nubwo ushobora kuba uzi ko ufite ikibazo warwaye ukanduza undi wanabigambiriye. Tujya tuvuga wenda urugero bajya batanga nko kuri sida, hari abantu ngo baba bazi ko barwaye sida agashaka ko abandi bose ayihanduza. Iyo egoisme nkaba numva mu gihe cy'indwara nk'iki ari igihe cyo kongera gutekerezaho nakifasha ne mu bwenge Imana yampaye kugira ngo mbeho neza muri igihe gikomeye, nafasha n'abandi gute kugira ngo nabo beho neza muri ibihe bikomeye turimo. Hanyuma rero nyine nk'umuririmbyi umuntu yabona akanya abonye akiri muzima agashyiramo nk'ako karirimbo akakaririmba agashimira Imana ko iki tubeshejeho, anayisaba kugira ngo ikomeze imumurikire akomeze atera imbere ayigana kandi arushaho no kubana neza n'abandi. Aba numva muri make ari ubwo butumwa natanga. Yego, wakoze cyane rero Padiri Uwimana Jean François. Ubwo reka nanabonereho kubwira abari badukurikiye mwese ko hano ariho dusoreje kino kiganiro cyacu. Ubwo kandi turanizera ko ubutaha nitwongera kugukenera tuzongera tukaganira. Ndahari rwose mu gihe naba ndi hano cyangwa ndahandi, komunikasiyo iroroshye. Hanyuma abashaka iyo ndirimbo navuze bayireba kugira ngo ibaryohere wenda kuri YouTube. Bandikamo izina Igitangaza bagakurikiraho Padiri Bitariza. Mfite YouTube channel numanza ngo hano ataraho kwamamaza, bayireba kuri YouTube n'izindi bayirebamo. Channel yitwa Ultra JFU, bayirebamo banditsemo amazina bayibona, n'izindi bakajya baziririmba cyangwa bazumva, bikabafasha kuzirikana ku butumwa bujyanye n'iby'Imana cyangwa gukuramo ihumure Imana iduha mu magambo y'indirimbo. Murakoze, nanjye ndabashimiye kuba mwanyakiye. Ubutaha rwose ndahari nta kibazo, tuzaganira kandi tugenda tugerageza gufashanya kungurana ibitekerezo kugira ngo nyine dutere imbere, dufashe n'abandi gutera imbere. Murakoze, murakagira Imana. Murakoze cyane. Ubwo reka mbwira abari badukurikiye, njye nitwa Simeon Muhumuza. Ubwo ninjye wari wabateguriye kino kiganiro nakibagejejeho. Ibiganiro bya One Nation Radio, aho ubutaha.